Munyemere twege tugane ku mwanya badukurikiye tuza kugenda tugira ibindi twongera duhuza. Telefone ni 0788 33 56 59 na 07 760 96 wenda ariko nashaka kongeraho reka twumve ngo uko baza kugera ku murongo yatongera kandi. Okay. Hadimandelo Waramutse neza Celestin. Waramutse? Igitondo cyiza kuri mwebwe. Yego igitondo cyiza. Tugushimire ku batumire badutumiriye cyane. Naho ngewe ndi Nyamamare Kigali. Umukunzi wa Radio Imanzi. Witwa Nyamamare uri Kigali? Abo umukunzi wa Radio Imanzi. Yego. Mbere na mbere nka Never Again numvise haturutse umunyamategeko. Icyo kiganiro ni kubufatanye na Never Again ndetse n'umuryango Yes Rwanda ariko abatutse umuryango Arudo ndetse na Helping Heart Family Rwanda. Yego. Nta cyo baturutse hose n'undi nibyo batarabasha kutuza bazana. Twese dusenyera umugozi umwe nta kibazo. Enda nabatuma wenda niba ngombwa. Ikintu cya mbere nshaka guheraho ntabwo ibi bintu bishobora kumvikana uburyo tumaze imyaka ingana gutya. Kuva u Rwanda rwabohorwa muri 1994 kugeza uyu munsi. Imirimo yo mu rugo abakozi bayikora batari regulated. Yego. Ntabwo bishobora kugira management n'uburenganijwe. None se umukiruza ajya kumurega afite ubushobozi bwo kukugura kuri uwo muregeye. Icyo ni ikibazo bagomba kudukora ubuvugizi iyi mirimo ikaba regulated mu mategeko. Hagashyirwaho n'umushahara fatizo nabura nimba ari 60 buri mukoresha wese ugiye kwangaje umukozi akaba azi ko nabura maximum ari amafaranga ya naya leta yashyizeho. Bizakorwa nande ngo bazatujyanira icyo kibazo bagende batubariza niba batari bubisubize. Hanyuma ibyo agiye ukomozaho ni byinshi cyane wanabivamo. Ariko reka ngiye nivugire kuri iki kintu. Umuntu wahohotewe mu myaka 5 ishize. Bavuze ko amasezerano ari mu bwoko buri mu Rwanda bemera inyandiko cyangwa amasezerano mvugo. Umukozi wo mu rugo twakwemeranywa ko 90% hafi ya bose nta n'umwe ufite amasezerano ari written. Bose bari amasezerano mvugo. Nawe ngiye nakoreye umuntu 2016 na 17 mukorera umwaka n'amezi 2. Ankorera cya kintu mwakomeje kuvuga ngo kukubikira. Ambikira amafaranga ageze mu 120 turashwana. Barambikiye indangamuntu nimba umwana wabo yarayitaye muri toilette ntago mbizi. Ngiye gutaha ibi bikibazo gikomeye wa mugore ankorera dosiye y'uko ngo nibye ibintu. Kugira ngo amafaranga yanjye aburizwemo n'indangamuntu yanjye avuga ko ngo nayibye muri ibyo bintu. Icyabaye n'iki naraye nkubitwe ijoro ryose kugeza saa 9 z'igitondo ndataha nahembwe n'indangamuntu yanjye irabura. Indangamuntu mfite ni ya kabiri. Uwo muntu wajya kumurega umunyamategeko wumva wakwiyamenya ku kirego cyanjye ambwire muhe nimero zanjye tujyanemo. Kuko n'ubuse ndabikira ndacyababaye. Yego. Nabazaga uwo muntu yarega hehe kandi nta masezerano yanditse mwagiranye. Urakoze cyane Nyamamare. Urakoze. Nyamara navuga ati ngiyewe rwose niba nanarenga u Rwanda na nimero yarayitanga ariko afashwe bigende neza muraza kukigarukaho. Hadimandelo? Hello. Yego. Waramutse? Tugegeze ujye hino ikibazo cyawe kugira ngo tuze kwakira abantu benshi. Turiza n'abatumirwa. Ni anje bihuye. Gusa nyine hari ukuntu natangiye neza ikiganiro ariko numvise ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye. Koko kano kazi tuba dukora ntabwo nyine nta mategeko arimo wenda ngo ndajya kukuzana hano ngo amasezerano tugiranye n'aya ngaya. Gusa natwe tubyakire neza kandi n'inama muduha turazumva neza. Gusa hari ikintu mama yavuze watanze igitekerezo avuga yuko byose ari amahirwe. Natwe abakozi harimo abakozi rwose tutaba turi seriye nyine tutameze neza mu myifatire. Kandi hagiye bigarukaho gusa ariko hari n'abamabuza nabo nyine baba batameze neza. Gusa ubundi kugira ngo ujye mu kazi uhuze n'umumabuza cyangwa n'umugosi byose ni amahirwe ariko natwe duhinduke muri makeya. Murakoze. Turagushimiye cyane Ange. Adimanzalo? Yego, jya kure radio yawe. Muravugana na Tuyishime. Tuyishime uhirira hagana he?
mirereye Gikondo. Yego tuyishime. Rero ikintu navuga kw'ibyo ngibyo mwari muri bo muri icyo kiganiro, abakozi bo mu rugo ahanini usanga barengana. Ugasanga umukozi wo mu rugo akazi bamuhamagariye kari gukora, ugasanga nimba baragukuyeho mu ntara bakubwira ati uzajya urera umwana uzi idombo, ugasanga hajyamo n'ibindi. Nyuma y'ibyo byose igana ku kibazo, kuko ibihe twagenda natwe tubigarukaho n'ibyo tureba ahubwo igomba gukosorwa cyangwa ikindi kibazo uri kubaza. Yego. Rero ahanini nshaka kuvuga. Yego. Abakozi bo mu rugo barenganurwa gute? Tuyishime. Bajye bagerageza uduhamagara ujye utubwira uti icyo ushaka nyine uba ari cyo witsaho by'umwihariko uba ari cyo baza kuba bagaruka batumirwa bacu. Hadi Mandalo. Allo. Yego. Tumeze neza cyane. Yego, ni Manuel Nerveji. Yego Manuel. Insanganyamatsiko yacu nayo Uriya. Akabazo nyine nagira ngo mbaze. Hari ukuntu umukozi wo mu rugo ateka ibiryo. Noneho akaba yatetse wenda n'urugero nk'inyama, agasanga batetse n'ibindi bintu biryoshye. Ariko we ariye ibishyimbo n'akabunga. Ibintu byo. Yego. Nta ngaruka bigira kuri uriya mukozi wo mu rugo, yatuma abakorera amakosa arenze ukwemera. Urakoze cyane. Akantu ko kuvuga bati rwose barateka akaryoshye ariko bajya ku meza bakabwira bati mujye kugenda murebe bya bindi nibyo byanyu, numva nibyo gutesha agaciro mwahozemo mugarukaho. Hadi Mandalo. Yego. Baramutse neza. Yego twabikirije. Nitwa Kwizera ndi Nyaruguru. Kwizera Inyaruguru. Yego. Rero ikintu wenda nagira ngo mvugeho. Hari imwe muri famiye genda mvuga ibyo nabonye, simvuga ibyo nahagazeho. Yego. Hari famiye nabagamo niga. Babaga bafite umukozi. Ariko umukozi yabaga muri ranze yo hanze. Ibyo ntabwo turi bukindeho cyane. Ariko uwo mukozi yabyukaga kubitana n'umugabo w'uwo mugore asohotse. Umukozi yarakubitwaga agahita yirukamo. Hashaka habe saa 3 z'ijoro, hashaka habe saa 5. Uwo mukozi yagendagana n'igiceri cy'icumi bamuhaye. Ikindi kintu cya kabiri, kubwirwa amagambo mabi. Uwo mugore hari ijambo yari akunda gukoresha, akavuga ati kajyasi n'ubundi mwese muri kimwe, nta kintu muzimarira. Nawe urajuje mu rugo rwanjye utangiye kujya wirebesha umugabo, ariko nyamara ntabwo yabaga yamurebye. Ahubwo ikintu cyahabaga ko ari ukuvuga ngo wowe niwe wemerewe gukandagira muri saro, akayikandagiramo arukagiye kuyikoramo. Ese akoko si akarengane? Ikindi kintu cya kabiri, bari abana baba barambuwe amafaranga yabo. Ese nta kuntu abo bakozi bakwihuriza hamwe nk'uko mwadutumiriye umuntu ubishinzwe, bakazasubizwa amafaranga bambuwe, bitewe n'uko hari nk'umwana uza akamara nk'amezi 2 batamwishyura. Noneho kugira ngo wa mugore azamwirukane nta n'icuma amuhaye, akamwiyenzaho agahita amwirukana nta tike amuhaye. Yego. Ntabwo byashoboka ngo azasubizwe amafaranga yabo bambuwe, ndetse basubizwe n'ubutabera bwabo. Urakoze cyane Kwizera. Hadi Mandalo. Gabanya radio cyangwa ujye kure yayo. Yego. Ese karame. Dore abasumirwa. Muraho neza. Nipfura cyane. Ni Papa Fisto. Yego Papa Fisto. Byukuri abakozi bo mu rugo barahengana. Bigaragara na buri wese. Ntabwo mpamya ko amakosa yose abakozi bo mu rugo bakora biterwa n'abakoresha. Nukuvuga ngo ese ubundi nta mukoresha wifuza ko umukozi wo mu rugo yatera imbere. Tubasha kuvuga umuntu abasha kumuha ibyo yahuye nabyo cyangwa se ibyazi neza. Yego. Ahantu nakoraga nigeze kuhakora mara umwaka wose ntakora. Mbabwira kuko nshaka kujya kwiga imodoka. Bavuga kuko kujya kwiga imodoka ariko kazi kanzanye cyangwa gukora akazi kanzanye. Ndiga kandi kuko nkajya njya kwiga imodoka mwibanga ari mpabusha gusubiza. Aje kumenya kuko namenyeje imodoka itanyirukana. Ndagenda ndahava. Sigabanyambuye n'ibihumbi 70. Nza gukora ahandi n'ubundi naho ndahakora.
nkajya nteka guteka ibiryo bakaba bativaye igikombe cy'umuceri ukagiteka bagategereza wowe ukagukarura mu bisorori ukajyana ku meza ntibazi ngo ese ntiwakoresheje ese wariye ese hari ibyo byasigaye iyo sabyo bajyanye ku meza bariye barangije ugasanga umaze nk'iminsi 2-3 nyamara utari kurya umukoresha ntabyo azi ari kubona gusa baguhereza ibyo teka ukabagaburira bakumva ko nyine ari ibyo byarangiye. Urakoze Papa Fisto. Hari ikindi kibazo kirenze urimo uraduhamya n'ibyo, hari ikindi kibazo? Nta kindi kibazo ariko kabisa abakoresha bagira bareba abakozi bati ese umukozi aba yariye yego ese akwiriye iki babirebeho kabisa abakozi mu rugo bararengana cyane. Akoze mu rugo bararengana cyane ibyo turimo tuganiraho twazinduye no kugira ngo babwire uburenganzira bwanyu nawe umenye inzira ushobora gucamo. Hadi Mandalo? Hello? Yego. Good morning. Morning. Tuyizana tumigwa waramutse neza. Mwaramutse neza. Muraho neza. Muravugana Ivete, muraho neza. Yego Ivete. Ni Ivete berekije Sonatube. Niragira ngo ndibarize nk'abatumirwa. Yego. Wenda nabo umukozi birumvikana. Ikintu njyewe nabwira kandi mbwira nimba hari n'abamawuje bari kunyumva se cyangwa n'ababoyi. Urabona hari ukuntu ujya gukora nk'akazi ko mu rugo ukagenda ugiye kurera umwana. Yego. Nyamara bakakubwira ko ari umwana umwe ugiye kurera wagera ugasanga ni umwana urenze imwe nk'abana 3, umwana w'umukobwa w'imyaka nk'icumi 5 bose kandi ari kuzabarira amafaranga bakubwiye kandi ntibakongereho ari nka 25 wagera ugasanga ni nk'abana nka 3. Tuwuka byihanganira kubera ko uzi icyo ushaka. Hanyuma ikintu cyambabaje ni kimwe. Ubwo ikibazo kiri kuri ibyo ushaka kutubaza ni ikihe? Abo mawuja n'ubuhamya ngiye kubaha. Abo mawuja bibwiye ko bari kudukoresha batuvunisha bagira iki ariko nyamara ntago bimagina kuri ba bana babo bari kuduha utubiteho. Nk'urugero urambwiye ngo ninjye koza abana unshumura icyarimwe abana 3 bagiye muri dushe imwe kandi ndabogereza icyarimwe harimo umwana w'imyaka 2. Umwana w'imyaka 2 ndaza gufata ya nkumi y'umwana w'imyaka 10 fate na wa wundi w'imyaka 5 na wa wundi bose ubwo kandi bambaye ubusa wa wundi w'imyaka 2 ariruka nkahita ajya muri dushe afata amazi yo muri toilet ayanywa mu gihe ndi koza wa wundi. Ngo ane no kujya gufata wa mwana wundi nawe muvana muri toilet wa wundi nawe ari gukogana usange wa wundi mutoya ari kumenagura ibintu agira kandi uko abimena uko nanjye ndi bugende nkatwe. Ibyo bintu byambayeho gusa nagize agahinda aho hantu narahagiye nahamaze icyumweru kimwe mbonye ukuntu umwana w'imyaka 2 afata amazi yo muri toilet akayanywa ibyari n'iki byose ndi kurwana na ba bandi ndavuga ati mana uzarengere uyu mwana pe kuko hari ibintu nabo batabasha kwimagina umaye abana 3 ndi umwana umwe wa wundi mutoya mugirira impuhwe basi nawe kandi wowe hari kubireba ukabona birakurenze gusa njyewe nahise mbasezera nditahira. Icyambabaje nuko namusezeye nuko uzi ko naravunitse birenze uko nari nakakoze ukwezi kose. Urakoze cyane Ivete ubwo nabwo n'ubuhamya twashingiraho n'ibyo ubuhaye n'abakoresha ubutumwa. Hadi Mandalo? Waramutse Celestin. Waramutse? Nkuko bisanzwe ni Mr. Parker. Yego Parker. Wakoze akarengane ko abavandimwe bakorerwa mwakagarutseho kenshi. Ako gihe mfite ibyifuzo birenga kimwe. Urabona nanjye naragakoze Celestin kandi narambuwe nanjye nk'uko muri kubivuga amezi 3 yose ikigena 2014 nayo 2015. Urava amezi 3 45 n'amafaranga bakoresha ikintu runaka. Ariko rero ako karengane kagendanye no kuramburwa. Yego kwa kuri bya bindi waruvuze bya byifuzo noneho? Byifuzo nibyo ngiye kugendaho. Mbona nkuko inama natanga nubwo hatari hajya itegeko rirengera abavandimwe hagashyizweho umuyobozi mu mudugudu ushinzwe ingo
ingo zirimo umudugudu ushinzwe abakozi bo mu ngo zo mudugudu akajya aza kuganiriza abakozi akajya kuganiriza n'abakoresha bashaka bagashyiraho n'akantu ko bishyiriyeho bakavuga ati uyu muntu yenda buri mukozi wo muri uyu mudugudu ajya atanga ibiciro 300 ajya ahembwa ariko aganirizwa ariko ari umuntu wabihuguye uzi n'amategeko noneho ikindi haza nk'umukozi mu mudugudu mushyashya abakozi tugashyirwaho ikarita kuko nsaga nkora mu kigo cya gisirikare hari umusaza wazamo n'umuntu mwitagaho ariko ubu abakozi twakoragamo icyo gihe rwose wabonaga ko ibintu byacu bigenda ku murongo aha dufite ikarita iriho umwirondoro wawe wavutse uriho indangamuntu nomero z'abantu 3 bakuzi hariho n'ifoto yawe icyo gihe urumva wakorewe ihohoterwa ufite uko wajya kurega uvuga ati nakoreye runaka dore n'ikimenyimenyi dore ikarita ngiyi ariko noneho se umwana bamuhamagaye sanga z'ijoro araje bongeye kumwirukana saa 4 z'ijoro batamuhembye ari igihe yanajya mu butabera bakavuga ati uwo mwana ntaho tumuzi ntabwo twigeze tumukoresha twebwe ariko hariho iyo karita hariho ijambo rivuga ngo njyewe runaka ubwo ndimo ndakorera Celestin twumvikanye umushahara uyu nubwo nta mushahara fatizo uriho ariko njye nawe twumvikanye umushahara uyu n'uyu ngiye kumukorera akazi akanaka. Urakoze cyane Mr. Parker. Kiragiye nunyirukana hari inzira nzacamo kandi kumva ariko nta kuntu abo bana bajya mu butabera nta kihamya ko bakoreye runaka rwose icyo kintu cyo bakirebeho cyane rwose bihere mu mudugudu niho rega byose bibera kuko iyo muryango nubwo ihari sinzi nimba bari buduhe n'umurongo twajya duhamagaraho mu gihe twarenganye cyangwa se mu gihe n'umukoresha nawe n'abakoresha nawe rega bararengana abakozi bakabiba bakagira gute nawe yemerewe guhamagara akavuga ati umukozi wanjye mbona bimeze gutya mwamfasha mukamuganiriza tukareba ko yahinduka atahinduka agasesa amasezerano. Yego Hadi Mandalo Celestin Ange garutse. Yego Ange kuko hari ahantu ujya bakabika nk'irangamuntu ese uba ugiye nko guhaha bakakujyana wenda bakagufata mu nzererezi noneho hagikurikirana urabona nyine niba uturuka nk'ihuye nk'uko waragiye nk'ikigali cyangwa i Rwamagana ninde se uzagukurikirana ntagikurikiranwa n'ahandi usanga nyine umuntu aburiwe irengero gusa nabyo bazitubwireho neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane Ange. Tekereza byo ndabona bafite inyunganizi bashaka kuduha ari benshi cyane ariko turaza kugenda nyine tubihuza muraza kugenda mu yenamaza kwitsa kubyihariye mubona bikwiye gusubizwa koko haragenda batanga n'ubuhamya bwo nabo tubashimira. Hadi Mandalo waramutse tuweza nabo batumirwa twakwikirije noneho ni Jeannette noneho kukibazo yego nukuri abantu dukora akazi ko mu rugo twavuye n'ejo bundi umwana ari ujya ku ishuri noneho mba nkuzantu amezi 7 mu mezi 3 ya mbere nimbaga neza ku gihe amembera ku gihe nta kibazo noneho umwana agiye kujya ku ishuri igihe bari baratangiye kujya bataduhemba bakaduhemba n'ukwezi kuzuye ukundi kwezi kuzuye noneho umwana ajya ku ishuri nta gikoresho na kimwe afite kandi bazi ngo ndakora noneho mu rugo bamubwiye ati ntibaraduhemba uyafite umwana nawe yego arimo aduhamya yuko atahembewe igihe ariko nawe afite umwana yavuga ko ubwo nyine atahembwe bigatuma umwana we atabasha kujya ku ishuri neza igihe kigeze kandi abakorera bo abana babo bagiye ku ishuri uko bikwiye. Hadi Mandalo Halo arahuze cyane uyu nguyu. Hadi Mandalo yego Yangin Rufisi garutse leta kandi nagira ngo mbaze buriya ingenzi cyane
urabona abana b'abakobwa benshi nibo bakunda kuza gukora kano kazi ko mu rugo. Noneho araza akaza ari muzima, noneho ntaje mu kazi akazagaruka atwite. Ibi bintu byo ni ibikwiye bagomba kubikoraho mu by'ukuri. Adimandalo araseretse ndakumva cyane. Abanyarwanda barashimisha natwe kuki tutabyaza amahirwe umwanya tuba duhaha. Kereka njye ibariza rwose inyamamare ubundi buriya ikintu nakwibariza aba bantu, ntabwo ubundi mu by'ukuri abakoresha bose ari babi, kandi abakozi ntibazango barire kuko ngo abakoresha batari buhamagare. Kugeza ukuri n'umukozi utishoboye bitewe kandi ntumurenganye, background yiwe ntabwo yizi. Hari igihe nawe waza nyine byaranze ya mico y'iwabo akayikuzanira mu rugo agatemba, ahubwo ni guta ya masendika batubwira yahagurikira iki kintu ajye mu itangazamakuru, abo bakozi bo mu rugo bayabuyoboke, nimba ari izo short courses bazibahereze, nimba ari iyo discipline guidance badafite bayibahe, hanyuma n'umukoresha najya gufata umukozi amufate muri za sendika azi ngo afashe umuntu ufite ahantu ageze ku myumvire mu rwego runaka. Aho ni ku kibazo cy'amasendika narenzanye. Ariko nanone nkavuga ngo banadusubize, batangire badusubize, nibatujyanire ubutumwa babugeze muri leta, akazi ko mu rugo kabiri greated n'amategeko. Iyo misoro iyo misoro ya RSSB nta kibazo ikurwe ku mishahara dufata fatika, ariko umuntu afite uburenganzira bwe nk'umunyarwanda. Ndakubwiza ukuri nimba i Kigali irimo ingo 100,000, ingo 99,999 harimo abakozi, kandi muwaye usanga urugo rufite abakozi babiri. Mbona nire yamibara ubwo ari mikeya batubwira, abakozi ni benshi cyane. Murakoze bakanigenda. Nyamara reka twakira telefone imwe abatwemerere noneho tugaruke ku bibazo, tujya dufata undi mwanya kuko ndabona ni birebire. Adimandalo Alo Serese ndakumva meze neza. Tuwurinda n'umutumirwa. Twakurikirije Ego nanjye mereye Gicumbi. Ego nanjye mfite urugero natanga. Hari umukozi wo mu rugo. Ego hanje noneho yarashize amazi ya bosi wiwe. Noneho aza kumwotsa, bose nawe wari uriyo. Noneho tumuhamagaye ngo naza atwara umukozi kwa muganga, aravuga ngo nta mwanya afite. Noneho mama yamufasha amutwara kwa muganga, baramuvura barangira baragaruka. Ahamara nk'umunsi umwe, nyirabosi wiwe arangije ahita ahamagara undi mukozi, uwo ngoye ahita amwirukana ntiyanamuhemba. Gusa wumve ko nyine n'abakoresha atari beza, gusa nyine n'abakozi ntabwo aba ari shyashya. Nakoze hanje mutwemere rwose yenda ibyo mushaka kubaza bishobora kuba bigiye kugarukwaho. Ibibazo twakirebye ni byinshi, hari ibindi byaje mu butumwa bugufi nabyo tugiye kunyuzamo amaso, ariko ibyo bagiye babaza yenda muragenda mwitsa ku bintu byihariye mubona bikwiye gusubizwa koko. Nyamara rero yatubwiye ati kwandikwa mu mategeko umushahara fatizo bigakorwa neza, kandi ati bizanakorwa nandi kuko abona ko aricyo gisubizo gihari ku buryo bw'amategeko no buryo bw'uburenganzira bwa muntu. Murakoresha murakoze. Ntabwo wenda ndi butondeke ibibazo ku murongo, ariko ndagerageza gusubiza uko nagiye mbyumva. Nakomeje kubwira abantu wenda badukurikiye ko uburenganzira bwabo burahari, ako wenda reka mbasomere ingingo ya 11 mu itegeko rigenga umurimo. Amasezerano y'umurimo akorwa hashingiye ku bwumvikane bw'umukozi n'umukoresha. Icyo ni icyambere. Kansimbuka kandi kantu, amasezerano y'umurimo ashobora kuba igihe kizwi cyangwa se igihe kitazwi. Gusa iyo amasezerano arengeje iminsi 90 afatwa nkaho nyine n'amasezerano yuzuye. Kuko nagwambwiye ngo ndagukoreye ukwezi kumwe amezi 2, ndi umukozi wawe, nge ndagukorera uri umukoresha wanjye. None akantu ko kuvuga ngo banyirukanye batampembye,
hari intuza ikavugaho ingingo ikavuga gihamya y'amasezerano y'umurimo ishobora kuba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Abakozi bo mu rugo bagiye birukanwa badahembwe, hari amamesa ntabwo bavuga ngo ni ubuhe buryo ubwo ari bwo bwose ufite uzabukoresha. Hari mesaje yakohererezaga wenda ajya guhaha iki n'iki ngiki ku isoko, izo mesaje urazifite. Hari aho wajyaga guhaha muri karitsiye, abo bantu barakuzi, abaturanyi b'uwo muntu. Uburyo ubwo ari bwo bwose wagaragaza ko wakoreye uwo muntu wabwerekana ukarenganurwa. Ngo ushobora no kuvuga ibigize urwo rugo byashingirwaho. Yego ukibaza none se ni gute umukozi azi itara riri mu cyumba iwawe? Umuntu uvuga ko utazi ni gute azi icyo umwana wawe arya mu gitondo saa sita na nimugoroba? Ni gute uwo muntu uri kuvuga ko utazi wihakanye? Ni gute azi ibitera wenda ibigira ingaruka ku mubiri y'umwana iyo abiriye? Ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu wakoreye, ntabwo byashoboka ko yakwihakana, ahubwo nuko nyine ubwo birukana umukozi batamuhembye nawe akagenda akabiryamisha. Kandi wabiryamishije nta kintu byakorwa. Baza bati ntabwo tuzi aho duca ntituzi n'icyo twakora, ari no wese avuga ati se ayo yambaye mu myaka yashize ashobora kuyabona. Yego nicyo nari ndimo ndakubwira, niba afite ukuntu yaprovinga ibyo bintu, ukuntu yakerekana ko ahantu narahakoze, niba wenda batarimutse ahantu ari bamuzi, ibyo bintu yabyerekana akarenganurwa. Akabyerekana he? Tuvuga akanya giheye. Nabyo nari ngiye kubivugaho ku murenge n'abo ba mudugudu ntabwo bashinzwe gusinya impapuro gusa. Ntabwo bashinzwe ibyo bibazo. Hari abantu baba bashinzwe imibereho myiza mu mirenge. Abo bantu bose ntabwo ari imibereho myiza y'abanyiringo, abatuye muri uwo mudugudu wose n'umurenge. Ibyo bintu barabyakira, ibyo bibazo barabyakira, ahubwo abakozi bahohoterwa barenganwa begere bajye ku mirenge. Ibyo ari byo byose ntabwo wayoberwa ahantu umurenge wo muri iyo karitsiye utuyemo uri cyangwa se kwa mudugudu wahabaza wahamenya. Noneho ku kibazo cyo gukubitwa, ingingo y'121 yo mu itegeko ihana ibyaha n'ibihano. Gukubitwa no gukomeretsa ni icyaha gihanwa n'amategeko ya leta. Icyo gihe uhita uhamagara RIB. Nta muntu n'umwe wemerewe kwihanira. Ako ni akarengane. Nk'uko nabivuze bararenganwa yego, ariko uburenganzira bwabo aricyo ngiye guhita nkurikizaho kujya mu masindika. Mujye mu mirenge, ku murenge, mujye kwa mudugudu, mubaze ahantu mwakura ayo masindika. Ayo masindika y'abakozi babahereza trainings, babahereza amahugurwa, babahereza nayo makarita barimo barasaba yo kuba bavuga ngo kuba wabasha kumenya ngo uyu n'umukozi yarankoreye. Haba hari n'amasezerano y'ubwumvikane hagati y'isindika no bahaye umukozi n'uwo mukozi n'isindika, umukozi n'umukoresha. Ayo masezerano abahari. Hari uburyo bukurikizwa kugira ngo ubone umukozi. Hari uburyo bwakurikizwa igihe umukozi agukoreye ibitari mu masezerano. Kwa kundi bavuga ari kuvuga ngo hari abakozi nabo batameze neza, nanone ntidukome urusyo ngo twibagirwe ingasire. Yega abakoresha hari ababi, ariko n'abakozi hari abadashobotse. Urumva rero mu masindika ibyo byose babirebaho uburyo amasezerano wapfuye hagize ibyo ari byo byose turimo turibaza hano, amasindika arabikora. Icyaha gukubita, gukomeretswa no guhamagara RIB. Nta kujya ku murenge, no guhamagara RIB. Nta muntu n'umwe wemerewe kwihanira. Hari ikindi kintu bavuze ngo ntabwo wajya kurega ngo umubosi wawe. Nta muntu mu Rwanda uri hejuru y'amategeko, ibyo twese turabizi. Ushobora kujya ahangaha ku murenge, kuri uyu murenge wa hano, ukavuga ikibazo cyawe, wenda bakakugura se. Akugiye muri RIB ntabwo wabwira umuntu umwe, babiri, batatu ngo bakugure. Ntabwo bishoboka. Amategeko yacu ari clear, aragaragara. Aho warenganyijwe urarenganurwa. Ikibazo ni ukumenya ubwo burenganzira bwawe, kumenya ko warenganye, kuko nk'abantu benshi bararengana, ariko ukagenda ukabiganiriza abantu bawe ukabiganiriza inshuti zawe ngo shabari abantu baranyambuye, bikarangira. Inshuti zawe nta kintu ziri bugufashe. Jya ku murenge uvuge ati ko narenganye, jya kwa mudugudu umubaze ati ko narenganye. Nibyanga ujye muri RIB ko narenganye. Ntabwo aho hantu hose habura umuntu kurenganura. Hari icyo mwongeraho
yego Jonas ndamwongereraho hari ababajije ibibazo byo kwamburwa, hari ababajije byamo turavuga kudagaburirwa yatetse akarara hanze, ndakuze yavuze kurara hanze ariko ushaka no kurara hanze mu zidatekanye, nabyo birashoboka. Ibyo na karengane abakamubwira ati ntukaze kureba televiziyo cyangwa ugire muri salo, byandi byose bagiye bagarukaho. ndagira ngo mbabwire ngo mbanze nshimire na radio Imanzi. Iki ni igikorwa cyiza yiba twahoraga dutanga ubutumwa nk'ubu ngubu, nyamara bariya bireba bakagombye kuba bamenya uburenganzira bwabo. Ahanini ni ukutamenya uburenganzira bwabo. Umuntu wambuwe kugeza uyu munsi nk'uko umunyamategeko yari yamaze kubibabwira, afite uburenganzira, ahubwo wenda agiye kubera ko icyo ari buze kumfasha ni ryari uburenganzira burangira bwo kujya kubaza ikibazo yagiriwe n'umukoresha. Ari cyaha aba yakoreye kuko kiba cyabaye cyareka byari mu byaha bisaza. Yego ubwo aho ngaho niho ndibuze kwiyamaza umunyamategeko. Ariko umukozi umaze imyaka 3 yambuwe byataye agaciro, afite uburenganzira bwo kujya kukibaza. Uburenganzira burahari igihe cyose yabona uburyo yerekana ko yakoreye uwo muntu. Yego niba uwo muntu agituye aho hantu afite ibimenyetso, ariko ashobora no kuba yanimutse kandi ariko azahari ariko ushobora no kujya aho ngaho mwabaga ukabwira abantu wenda ku isoko ukabwira ati mu buryo bw'iperereza abantu baba bakuzi bashaka kugutangira ubuhamya ko wakoreye uwo muntu. Urakoze reka kugira ariko nicyo bita inyandiko mvugo hari korwa n'inzego zibanze n'umuntu yatuye hano. Nicyo nari ngiye kuvuga. Umuntu wahohotewe kuki asohoka muri ya rugo nta muyobozi ubimenye? Byo ni ikindi kibazo. Abakozi barimo abakoze bahohotewe barimo banyumva biga ubundi bwenge. Niba umuntu aguhohoteye ari umukozi ari umukoresha, gerageza ubimenyeshe, inzego zirahari kandi zirubatse, ubimenyesha ako kantu kanahabe ndetse banabyandike n'iyo raporo ikorwe yuko hari umukozi wahohotewe. Ikindi nta muntu uri hejuru y'amategeko. Kuki yamburwa ntagene ngo atange ikirego kw'ababizi aho ngaho ko niyo byaba kwa mudugudu, niyo byaba mu isibo yewe, ariko akaba afite agapapuro kerekana yuko yagiye kuregera icyo kirego, ubu ngubu afite uburenganzira. Ikindi wenda namusubiza societe civile, yenda societe civile tugihuza na kino kintu Emmanuel avuga ati abenshi bakora kano kazi nabo harimo abakobwa kandi birangira batewe inda, tubihuza byose. Ndahita mbihuza rwose. Yewe ndaza no kubaha umurongo. Hari Ardo ni organisation ishinzwe gukemura ibibazo, gutanga ubufasha mu mategeko nta kiguzi. Ndaza kubaha nimero. Dufite uburyo dukorana n'umuryango witwa Legal Aid Forum RAF, tugakorana na Crado. Abari ni imiryango ikora ku burenganzira bwa muntu hafi ya yose. Dufite ukuntu dukorana. Iyo umuntu yarenganye akatuzanira ikibazo, byanze bikunze uwakimukoreye turamukurikirana. Dufitanye amasezerano na RIB na polisi. Iyo tubonye hari umuntu wahohotewe tugerageza kubigeza ku babishinzwe, ikibazo cye kigakemuka. Ndashaka gusubiza rero kuri icyo ngicyo cy'abantu baterwa amada. Nicyo nari ngiye kuvuga mbere yuko batangira kubaza ibibazo. Burya nicyo nari ngiye kujyaho. Hari ihohoterwa rikorwa abantu bafashwe ku ngufu. Gufatwa ku ngufu, burya iyo bavuze gufata ku ngufu ni umuntu urengeje imyaka 18. Ariko bavuga gusambanywa ni abantu bari munsi y'imyaka 18. Hari ukuntu rero bari abakozi bo mu rugo basambanywa cyangwa se bagafatwa ku ngufu. Rero ni icyaha gikomeye cyane kandi leta y'u Rwanda ni n'icyaha noneho mbamenyesha yuko kitari mu byaha abantu bumvikanisha abandi. Byanze bikunze ni icyaha cyakagombye kugera mu buyobozi. Rero abakorewe iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'inda zagiye ziterwa abana bari munsi y'imyaka 18, hari inzego ziri tayari, cyane cyane RIB na polisi. Nibyo turi gukora mu karere ka Musanze muri iyi myaka ko ari 3. Rwose bagomba guhita bajya gutanga ikirego byihuse n'ibimenyetso bakibifite. Ukuvuga ngo
hari abajya gutanga ikirego bamaze kujya bahinduye imyenda bamaze koga ibimenyetso byasibanganye babisibanganyije. Oya, akimara gukorerwa ihohoterwa riteye rityo niyihute, hari Isange One Stop Center, kandi serivisi ni ubuntu ku bigo nderabuzima byose. Noneho na ribu ibiri aho ngaho, uzi yuko dufite ribu ku nzego zose za sitasiyo zose ziriho ribu n'ibigo nderabuzima. Nibihute batange ikirego kugira ngo bahabwe ubutabera. ngira ngo rero tubikubumbiye mu buryo ariko wibutse ku kintu cyo kwamburwa irangamuntu, kubikirwa ibyangombwa. nta muntu wemerewe gukubikira yavuze ati koko wamugana kwambaye, kandi koko nibyo umutumye guhaha umubikira irangamuntu wamutwaye mu nzererezi. ni ukuvuga ngo nibyo nakomeje kuvuga, abakozi bakorane n'inzego z'ibanze. ntabwo icyo kibazo cyakemuka batarimo barakibwira abayobozi, ntabwo bishoboka. Nese babibwirwa n'iki? Yego tuzakora ubuvugizi, yego hari n'ubwo twakoze mbere, niyo mpamvu wenda n'ayo masindika yagiye ajyaho, ariko ibibazo birakomeza bikavuka, kandi amasindika ntabwo aragera ahantu hose, ni urugendo. ni ukuvuga ngo bakorane n'inzego z'ibanze. Irangamuntu yayikubaza wenda agiye kureba imyaka yawe, irangamuntu ni icyangombwa kiranga umuntu. Harimo n'abahitamo kutabigaragaza ko bati ntayo ndafata n'amazina akayahindura. ibyo ni bya bibazo twari turimo turavuga. Nubwo ati rero muraho Radio Imanzi, ndi Sam Ndagije, mperereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Ati ndi umuyobozi wa Igihozo Youth Club. Ati muri 2019 hari umubyeyi wa Risedo w'akagari yari afite umukozi w'umukobwa wari ufite imyaka 13. Rumva yenda avuze umuyobozi yari umubyeyi w'umusedo mu kagari. Rumva ni umuyobozi mu by'ukuri wakwiye kubarengera wa mwana ariko akoresha ku mwana imyaka 13. Icyo ni ingingo ya mbere. Rumva hajemo kutezuka kw'inzego kandi bagomba kugira inshingano. Muri urwo rugo iyo bagiraga umushyitsi, umukozi yabaga atemerewe kujya ahagaragara kugira ngo atabona ko ari umwana ubwo. Umukozi iyo yatekaga inyama yaryaga nyuma y'abandi, rimwe na rimwe akarya ibisanzwe. umuryango uwo mwana w'umukobwa yakoragamo nawo ubwawo wabanaga mu makimbirane, rimwe na rimwe umugore n'umugabo bararaga barwana, kwa kundi nyine bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima. Ati ubwo nyine birumvikana ko uwo mwana w'umukozi yabyumvaga sometimes umwana nawe bakamubuza amahoro, akarara adasinziriye kubera za ntonganya n'imirwano. Ati uwo mwana yaje gusaba ko bamuhemba ayo yari amaze kugeramo, bakamureka agataha. Yakoreraga 7,000 ku kwezi, yari amaze umwaka n'amezi 3. Umwana banze kumwishyura no kumurekura ngo atahe. Tumwe bwe burebure. Ati naje rero guhura n'uwo mwana agiye guhaha, mbona yarakaye cyane, asa nk'ufite agahinda gakabije. Ubwo naramwegereye mubaza icyamubabaje, ubwo yarabimubwiye. Ati kubera ko rero ahita amusobanura mu yandi magambo. Ati nafashe rero umwanzuro, mfata umwanya mujyana kuri RIB mu ibanga rikomeye cyane, ariko rero nyuma riza kuvumburwa ntaragerayo. Ati uwo mudamu yaje yirukanka ansanga ntaragera kuri sitasiyo ya RIB, aranyinginga maze ansaba ko ntamutanga kuri RIB, ariko anyemerera ko agiye kwishyura akanamugura imyambaro yo kugenda yambaye. Ubwo byaje kurangira amusezereye uko byenda kose. Yaramwishyuye rero, ubwo byose yarabikoze. Isomo natanga rero, abana barimo guhohoterwa, bamwe muri twe bari guhohoterwa, bamwe muri twe tureberera. Yumva buri wese ararebera ziko bibaho. Ngo ntago rero bamwe muri twe bashaka gutanga amakuru ya hari icyo kibazo. Nibyo umwana ukora mu rugo iwawe mba muzi ko ndi umuturanyi, usanga hari abafite inshingano zo kurengera umwana, ariko aribo bafata iya mbere yo guhonyura uburenganzira bwabo. Urugero rwa Musedo. Ntago rero bikwiye ko umuntu avutswa uburenganzira bwo kwiga akakoreshwa akamureresha abana be. Uvuga ngo ntakwiye kumuvuza uburenganzira bwo kwiga akamureresha abana be. Utumwa abwiye umugabo turamushimiye cyane rwose, ni igitekerezo kirimo ubutumwa bureba impande zitandukanye. Turamushimiye. Undi muntu uze kuba tubariza ibijyanye n'aba agenti basigaye batanga abakozi bo mu rugo, ese koko hari icyo bafasha mu kurengera uburenganzira bwabo?
ni byo ibisaba agent sinzi niba ari ubwo wenda niryo jambo yakoresheje ariko ubwo ni hahandi usa umuvuga uti nyine umukozi ukeneye ni ukuvuga ngo babanza bakareba wenda n'uwo mu agent niba yemewe niba afite wenda niba ariko bafite mu ofisi ahantu bari gukorera yego ubu abari abantu akenshi baba bizewe ko abakozi babaha amahugurwa uburenganzira bwabo bakabigisha nuko bakitwara mu gihe habaye ikibazo. Ariko Celestin uzi kuba baguhemba intica ntikize wanateka ibiryo ntubiryeho ahubwo bakakwarurira bakakwarura bakumva bakakora bakumva warya ibisigaye ati turarengana cyane pe. Ubu ni umukozi wo mu rugo none se ko muvuze ngo abakozi bahugurwa barahugurwa abakoresha bahugurwa ngo baganirizwe ko muvuze ngo abakozi barahugurwa abakoresha barahugurwa ngo baganirizwe yitwa Egide yari kuri Yenzi uzaganiza umukozi gusaka umukoresha bizana bite akenshi abakoresha bica uburenganzira bw'abakozi babuze ntago ubuyobewe kumenya ngo umuntu wenda bitewe n'imyaka iyo uri kumukoresha saa 3 uba uri kubibona atanze igitekerezo cyiza nabo bakwiriye amahugurwa nibyo twavuze dutangira abana b'abakozi n'abakoresha burya ntago baza uburenganzira bwabo hari abakoresha nibyo bahohotera abakozi babo kuko batabizi nabo rero bakwiriye amahugurwa ni ukuvuga ngo za sosiyete sivile zikora ku burenganzira bwa muntu n'izindi zose zikora kuri good governance twakagombye kuba dufata umwanya tukajya kuganiriza ababyeyi inzego z'ibanze tukabivuga mu miganda tukabivuga mu nteko z'abaturage kiriya kintu tukakiganira nicyo cyakagombye kuba kuko amahugurwa ntabwo ari ngombwa ngo utumire abantu bashyize muri sari ahubwo dufite space dufite aho tubivugira mu nteko z'abaturage mu miganda na yehe nabo rero amahugurwa barayakwiye undi muntu Yvette ati ngo arya umukoresha ataguhemba akavuga nawe ntibamuhembye kuko nta kandi ati ngeze ndaguhemba nge bampembye erega abakozi bo mu rugo usanga nta n'amakuru bafite hari igihe usanga n'ahantu bakorera atazi ngo bitwa bande abantu akorera atazi n'amazina yabo akaba rero atazi n'umudugudu akoramo murakoze kandi nibyo hanushe igira mu gipangu azavamo bamuseze atazi n'ahantu akorera tubusoze ku bw'ingu bwate tubarize uwo munyamategeko uti ese mu gihe nabonye umuryango ukoresha umwana muto nakora iki yego yakegera inzego z'ibanze akabibwira inzego z'ibanze cyangwa se akabijyana muri RIB yego kuko ntibyemewe n'itegeko riramuhana yego twumva umuntu umwe none tugane ku musozo hadi mandalo yego turakumva baramutse nanone baramutse turiza nawe batumira twakwikirije ni Martina Kimisagara bariza batumirwa n'abana baba baravuye mu cyaro bakaza gukorera mu mujyi yego bikarangira bafunzwe kandi ababyeyi babo batishoboye ese abo bana bakurikirwa gute barenganurwa gute urakoze bashaka kumufatira mu bintu bitandukanye ariko bamufunze shano kumufatira muri wa mukwabo ko nta cyangwa afite ashaka ko kuze n'icyaha koko kandi akeneye no kugira ngo umuryango umenye amakuru ashakirwe n'umwavoka kuri n'abantu bajya muri gereza bagamwa ibyaha kandi kora ko batazi kwiburanira ariko hari abanyamategeko batangwa b'ubuntu ntago bisaba ubwo njye nkurikije ibyo ashatse kuvuga ndumva haba akantu ko kujya nko mu magereza mukabaza bati wowe kuri hano ubona nyine kuba umuntu ashobora kuba bamufatiye wenda hano mu mujyi avuye wenda i Rwamagana bakamutwara mu babandi bazerera nta cyangwa afite bakamutwara mpaka ageze wenda no kugororwa iwawe uwo muntu iyo umusanzeyo kavuga ati nge naje muri iyo nzira umva kuko yafite ibyangombwa afite ariko nta buryo bwo gutanga amakuru ngo berekane ko wa muntu koko nta kibazo afite ko ngira ngo iyo umuntu yafashwe nka gutya nanjye amakuru mfite ngira ngo basaba ivuze umuntu afungiwe wenda muri transit center kandi ni umwere ku giti ko tubizi bagutuma icyangombwa cyaho atuye cyerekana ko ari inyangamugayo yego wakizana bakamubwira ati ngaho utaha icyo namusubiza yewe ikibazo kiba gihari ni ukumenya ese uwo muntu koko
ni amakuru kumenya. ubwo rero mwongera amakuru yo kumenya uburyo bari abantu bari gufungwa cyangwa kugororwa kuko biri mu nzira iboneye. ariko hari serivisi tugira mu magereza menya umunyamakuru warabizi. ndayizi iyo serivisi. kuvuga ngo dufite abarigo officers bakora ku magereza, noneho mbonera akanya kubibwira dukorera ku magereza 13 sibye ya gisirikari. Dufite rero abanyamategeko bajyayo kubaza abafite ikibazo. Dukorana n'abanyamategeko b'abacungagereza ku buryo baduha liste y'abantu bagiye bahura n'ibyo bibazo. Rero iyo dusanze hari abantu bakeneye ubufasha mu mategeko turabafasha, kandi akenshi hafi ya bose baba bakeneye ubufasha mu mategeko. Rero abantu bahohotewe bafite ikibazo nka kiriya byanze bikunze tubaha ubufasha mu mategeko kandi ku buntu. icyo mbona cyo ingena ngo dushaka kuzajya tukakora ikindi kiganiro. Iminota yacu yo irarangiye, ariko hari icyo abantu bakuyemo, hari icyo mugiye kongera kubibutsa. Ati mpise nibaza umuntu yajya mu mategeko gute ko hari n'abakoresha bafungirana abakozi ku buryo badasohoka no hanze, babafasha iki? Ikibazo gikomeye cyane. Ari mu nzira hohoterwa kandi yemerewe kujya hanze, ntazi n'ahantu atuye, uzamugana bizagenda bite? ahubwo cyiza gisubizo ni ya mirongo ya telefone byavuga ati ndi hano bimeze gutya na gutya, koreshwa n'uburetwa cyangwa hohoterwa agatanga aderesi. yahamagara polisi cyane. turagana ku musozo rero, kadure ku buryo bw'amategeko. Abantu badukurikiye ubijeje iki? abantu badukurikiye yaba abakozi, hari ubutumwa guhaye n'ibiteganywa n'itegeko bisanzwe bihari gukorwa ino sosiyete, yaba abakozi cyangwa se abakoresha. twese tubanze twisuzume, ntabwo twese turi shyashya, ariko cyane cyane ku ruhande rw'abakozi uburenganzira nta tegeko rirajyaho ribavugaho by'umwihariko, ariko ntabwo bagakwiye kurengana kubera ko itegeko ry'umurimo hari icyo ribivugaho. uwaba ari guhohoterwa wese, ikibazo cyo gukubitwa no guhamagara RIB, kandi begera inzego z'ibanze bakorane. Ikindi abakozi bo mu rugo mujye mu masindika, mujye ku murenge cyangwa se mujye kwa mudugudu, mu kagari, musabe amasindika, musabe kugirwa inama uburyo ki mwabigenzamo mu gihe mwahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose hagati yawe n'umukoresha. Yego, birumvikana. Hanyuma rero mu buryo bwo kurengera ikiremwa muntu muri rusange, bwana Jonas, mwagira icyo mubwira abantu? Murakoze cyane. Ngewe turagira ngo ikiganiro twakoranye byira basigane ikizere ko hari icyo giye guhindura ku kibazo bafite. Nagira ngo twese hamwe inzego zitandukanye, zaba iza leta, zaba sosiyete sivile, dukangurire abantu amategeko, bamenye amategeko abagenga. Dufata uwo mwanya rwose, uburenganzira bwabo babumenye. Ikindi cya kabiri cyo nasaba abakozi bo mu rugo nuko umukoresha umushaka kuki atamwandikira agapapuro gatoya kakitwa amasezerano, kandi ko amasezerano ariyo afasha gukemura ikibazo. Niba ya nimero rero bashobora kongera mwabemereye. Ufite ikibazo rero ukeneye ubufasha mu mategeko, nababwiye ko Ardo itanga ubufasha mu mategeko nta kiguzi. Yahamagara umunyamategeko wacu kuri 0788 35 14 gisubiremo rimwe 0788 35 14 ni umunyamategeko yitwa Anastase. ukamubwira ikibazo, akakurangira uburyo wagikemura naho wajya. Ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. It's all on, baby.